Ndi papa sava. Rimwe rinera umurava nyine. Uzi ako banzu urebe iyi iraruta igitanda ngendara. Ukagira ngo niyo nziza se kuri ubu ngubu igezweho. Ubu none hagezweho gukora utuntu dutoya tujya ahantu hatoya wimukana. Ntabwo urabimenya. Oya n'izunda. Ubu uzi ko izi ngizi hari igihe bizagera nshaka ngo kuziteza nkabura umukiriya. Ni nka bya bitanda bya dubure. Arararara. Ubu waza kubwira abantu ngo ufite ngo igitanda ngo cya 250. Ubundi ngizi nyine. Kwa ko ufite bariko nini. Iyo ugiye kugura izindi ukabura umukiriya utukira hanze kuri bariko. Ukajya wicara nyine ntabwo zapfa ubusa. Ariko ngewe ndashaka kugura udutoya akaza nzayabonera no kuntera inkunga. Udutoya umuntu adeplace ako kanya. Ahubwo kugutera inkunga ahubwo izi ngizi dore ninjya gushaka. Ubuse nabindi nakirwa neza nawe uri umuntu mukuru. Nabindi rwose umwerekeye cya kibanza mpana amashengo sha. Urabona rero jya gushaka sagize ngo umukobwa ajya kuzana yakubwira ngo uramuzanira ukaziyo mu byato mu byagara. Oya nabubwira nizo nari nsanzwe mbaho nyine sizo wari usanzweho yazemera. Umukobwa ugiye gushyira mu rugo uramutungura n'igihe umuzana nijoro akagira ngo ni cyashye. Wa nijoro nyine cyangwa gashyiraho amashashi akaza abona zigipfunyitse. Kereko nguza herekejwe n'ijereri nawe mwabipanze mukicara hano mu ntebe byose ngo bakontorora. Amarido wakontorora, intebe wakontorora, buri kintu cyose. Noneho wewe wavuga uti ubukwe byaba atari ibyazana. Iyo bibaye atari ibyazana bya bindi bamuherekeresha nyine. Urumva ugomba kuzana bishya ngo kubera iki ngavuga ngo nubundi nabandi barahageze ngo barabibonye bati bazavuga ngo oya ngazavuga ngo ashingiwe ese ngo intebe zishaje ngo amarida ashaje nirangi urongera ugatera. Wamuzana ukavuga ngo irangi rimeze ari ushaka ko numva bitanza ko muri aza gusasa akareba igitanda akizunguza ari kumva kiri muri bwati zana igitanda gishya akavuga ati aho rero wabona ikintu ufite nyine uramubwira uti ndanyarutse ngiye ugahita ugisiga kakantu nantiruye niki verine ugahita kaverine ugashaka turnovise amaburuka yakaza cyane ukavuga ati igitanda ibyo nyine ni gishe. Ariko hari igihe asiga gishashe agakora akabanga kagisharu akavuga ati ndabimenye ejo yagaruka ntabwo wabikubwira uwo munsi cyangwa icyumweru meza birakubitemo mumaze kumva ni imitsi ajya yimyoza umubwira akantu yimyoza mbwira iby'icyo kibanza ngo gifite kangahe kuri kangahe. Gifite 25 kuri 30. 25 kuri 30 subwo baragitangara. Gusa harimo bibiri kuko bo ariko nibyo ni bibiri birimo akarengaho gake ko bibiri ni 600. Sibyo ko banyira cyo hari ukuntu batarimo barumvikana. Hari ukuntu batarimo barumvikana. Urabona ni umugore n'umugabo nyine bafite ni iki bibanza kinini cyane ariko ako ngako niko bashaka kugurisha. Umugabo yagiye mu kabari. Abandi bagabo baramubwira bati wowe reka umuntu utajya usengera nta kintu ugira. Atabwira umugabo wari uri muri ako kabari umukira ati ushaka ikibanza. Nubona 25 kuri 30 ashaka kukimuhera miliyoni 2. Ahari hepfo mu gasantere kubera iki mu kabari yavuze ati kugira ngo munsuzugure ngiye ugira itungo rikakogoboka tugende nguhereza hari ikibanza. Ariko ziko ibyo bintu bibaho natwirwa iwacu ngo hano twari duturanye wari umukira afite amakamyoneti 2 kandi ubwo ngo nari naravuka cyangwa naravutse naramenya ubwenge. Noneho ngo baranywa mu kabari baranywa kwa kundi umuntu avuga ati ngewe ndi umukire. Urumva wenda nk'imodoka y'icyo gishaka kuba yaraguraga nk'ibihumbi 150-200 Toyota bwa Toyota butoya ngabaranywe yahaza ati umuntu mudahagurutse ahanga ufite ibihumbi 40 nashyira hejuru atwaririya Toyota ati natware bana ngo guhagurukira umugabo sho yambera barayijyanye arongera bataye bakoma amashyi bavuze impundu bagira bagira adutanze ubundi atundi ibyo se mwigira nibi kijya babwiye ko muza amafaranga arongera ahaguruka ati ufite nanone ibihumbi 50 natware niriyikurikiyeho haguhagurukira undi nkuru yabari kunywa nyine ngo hari ku season nizo yapakiragamo iki ikawa iba
undi nawe ati amafaranga angahe atakira rwose Toyota ebyiri zigendera 20,000 ingahe ariko agacupa gakoresha abantu karabakoresha cyane urumva nyine nk'uwo mugabo yageze mu rugo abwira madamu ati nsinyira ejo tuzagurisha ati tugurisha se kutambwiye ati turagurisha hari umuntu uduha 2,000,000 ati 2,000,000 atuba muzima wa mugabo atari ko sawa kugira ngo nsebe aho kugira ngo icyaka kinyivugana imbere y'abantu b'abagabo njyewe reka mwanze nca gasuzuguro ibibanza Imana izaduha n'ibindi ariko agasuzuguro kacitse Iwana ubwo rero urumva nibyo ngibyo barimo rwose wese kazungu uri kumamagarara amenyejemeje naho ubundi kandi icyangombwa cyaho kiraboneka rwose icyangombwa cyaho kiraboneka none reka nkwerekerere niba babishwaniyemo reka kashyiremo inkweto terekamo kinyita rwose nshyiremo inkweto genda ukwete rwose kugera Manu ubaye iki ubaye iki Manu abajura niki se nyine ni munda ukamutwite usanzwe warwara se abajura baragusogoza ikintu kirane no kirafashe nagana ne ukujyane kwa muganga se ukujyane kwa muganga urushinge vuzi urushinge se ubwo ari urushinge no kuba gutyo ajyane iki utanjomba kukabona batakujomba kukabona byanamuhitana rero niba arakoze byanaguhitana noneho reka nshyiremo inkweto nzane n'amafaranga ndigatangirane kwa muganga nyine nshaka nujyana we kukujyana icara neza mu ntebe icara mu ntebe wakwicara mu ntebe nase niba udashaka ko bakujyana kwa muganga biragenda bite nikumva kiri mu kibyipira biperewe nyine niba udashaka ko bakujyana kadamagara we batanjomba urushinge Jyewe ndashyuhira n'umubiri wose bose hamagara wa mutagisimeni aze hano noneho wari umujyana nyine turababwira niba gutera urushinge batabahinda ufite uwanjye ufite uwa mutagisimeni wamake reka noneho amafaranga twari tugiye kugenda niba ntawaguma muri uyu buryo ndetse turamutwara ku gato hano urijyana biragenda byoroha se byoroha urijyana ariko ndi gupfa we ariko niba yijyana buriya umuntu w'umugabo ari by'uyu mubiri wose niba yumva ko yijyana bitangiye nuko nzana amafaranga ikintu kiraje kirafata ikibazo cy'inkubita paralise ufite mituweli se nibura manu ariko ndapfa yewe oya gupfa biraryana we yewe ugize wegamye ahangaha mu ntebe icara wegamye papa sava nyarutsa mugabo ari barapfa gira uhamagara umutima wawe nyine waza none se wahamagara uwo mutagisimeni wawe tukagenda okay ufite mituweli urabiyifite ariko ubwo se ndajya kuri mituweli kuko ndi gupfa ndajya hafi muri pirive wahamagara umutagisimeni wawe aze nabukereze nyine wagira ngo ni urusenda 10 n'ibihumbi 100 ntibiri bukore shyiraho nubwo naba macya mu mama sibyo hamagara uwo mutagisimeni
cyangwa tubanze se tujyane Manu reka tubanze tukujyane yewe ni muje mu byanjye ariko se mwebwe mwanitse kucuru usanga abanye bibi usibukinze rero ureke yumva ikibazo nuko turi buhatire nukuriho telefone mbega umfabye kanya gato uri kugira se ukumva biri kuramburaga kuri ikintu gihita kiza kigafatira hariya babawe hamagara uwo mutagisi meza akugira mamagara yatunjya kugeraho vuba vuba watungira bagiye byihorera niyo satungira njijoro ishaka ikimoso wagiye mu byawe nubwo ndaza rero kuko ari mu gasantere Ifatisha ifate oui ni Manudi ntabwo ari diaspora ni Manudi oya kazi se ugire ngo tujya tugakwepa nyire tukavya kuri telefone kandi asa kazi ugire ngo nuwakisa kazi yapfuye atakarangije reka da wanywa sute ndacyangwa se ibintu ugire ngo byaroroshye ahubwo se wehurereye hehe kwa piga nzenze oya piga nzenze aho ngaho wihorere ariko uya wiharara hihorere sanga ahangaha mu rugo ngwino ariko hari surprise ya indi ya OG nubize ko ku muteguro ndi uwa mbere ndacyari number 1 icyo ngo kundira ni nk'icyo ngicyo oya nubundi ntuzasuzugure ngo reka da byaheze ngwino weho tu ngwino nkwereke ibyiza by'iwacu shaka oya shatse ni wanakomanga kono no sukwakada Manu ko numva Jibo de chevre nza passa valia ni wose yozirira najemo arukunje Jibo de chevre nza passa bazose sigaye zirira niba bakiri kazirya hari ukuntu umuntu nyine abameze neza yamera neza akimera neza nakuno akitimeza neza narangiza kamera neza Ese kumamagaye kubagaho ntabwo ari kubagaho ahubwo mbagira ngo tuganire nyine abantu bakoranye rega baramadedereka ngubwiza kuri ndakwemera ese ura ni gutaho ubundi reka ngubwe ura mugabo wamuhaye waramuroze Manu amafutu ugira ni gutumaze imyaka yose aha ariko urumva nubwo nagira amafuti ntabwo nakora nka yandi yatunyugiye uva muri aka kazi
Nakwibutse se kantu katojye gahita. ugira amafuti Oya nakwibutse wumva kagera nk'amafuti yanjye. Manu, Ngewe ikintu abantu bashinja bashinja ikintu kimwe siniba pe ntabwo none se rero ko nibaga ndenze inyamurugo rimwe mwashutse kugira ngo muyangize mu kwegona ariko tubiveho hanyuma se n'ubundira kuri mose ugenda uryoha ubundi wumva ndakwiyamye ntumenyere ko madede amuswawe madede ahubwo ntabwo kituma uri yituma nyama ntacyumvise naho ni ko madede ni iki se wandegera Iko uyi biracyari papa kundirega n'ubundi sha ntujye uhinduka Iko ntujye uhinduka kabisa biracyari papa kundundi ndacyakomeye ishe yankara uracyayirimo biracyayirimo itameze neza ndabizi Manu papa sapasari bosi wawe ari hehe bosi wanjye siko muheruka kera muheruka kera duherukana kera bosi wanjye yaranyizeye ubu ngubu n'igihe usigaye ukuriye imishinga reka nze mukubite kuri ka kantu k'umunyonyi mugiye kuma wayini koko mana yanjye aya masaha ngaho nyumvira ngo aya masaha none se amasaha ubundi aka kawini uzi se buriya ibanga ryako ngo aka ngaka iyo ukanyweye ngo ntabwo ujya ubeshya ibintu byose ngo uvugisha ukuri indetse umuntu wese ukanyweye wanyereye ko ufashije kara gutya ariko se wanyweye aka kantu shana ntabwo nshaka gusinda ni ukuri kw'Imana ariko karahubura shaka ngo inama imwe umwuka wonyine wagukubita hasi guta se madede waretse ku wese kudasuka ndazanye ngo dusangire ahubwo okay ako se nakitwa gutihana ibyo uko kitwa nakitwa wayini veruje ngaho shama irakaze pe oya kakari ko sweet tutameze nka yindi nyine imeze isuku oya kakandi kari sweet redo nameze nozi gusoma humura aka nta kibazo rwose shama no kwikaze mwana se mve kurugutura amatwi madede ubwo nawe ubwo rero nawe ubwo oya ntacyo ntacyo ubwo nabyumvise arya ubwo ubundi urakabini karenza ngaho kore serika fusepo ibintu biriho uraza kuguhagurugika ngo ukakubitire ku musego nabyumvise ariko se manu ni wowe wowe uwo amafaranga gusibwa ngo nabanga amafaranga se nese manu wakize ryari mwana kuki kutambye ubundi nakize nyikubona rero ku buryo usigaye utanga amafaranga ibihumbi 10 5 10 15 20 ntabwo ndaguhita iki urama n'itiki uyambaye menya bitse uyambaye oya yewe ushobora guhita igihe tuvuga ngo ndagiye kandi tukiganira uyambaye manu utisubira ko sinakwisubiraho gute uyambaye nyine uretse uretse moto nutegesha 1000 utege moto 5 manu ni urwego ugezeho oya nta baragabura pe papa savatera ishabo ako madede reka ngubwize kuri sibyo uzi ko nakoreze amezi 4 ubu nahembwa umushahara w'amezi 4 kugira ngo ushimishe baguhembye kujya umasha amezi 4 yose navuze ni muzaye muyabitse amafaranga sinyakeneye muyabike kugira ngo nicare na madede twishime ni oyo none ubutanza akora amezi 6 nese manu usigaye wicara ukagura icupa ry'abaye wowe ukicaza umuntu ukavuga uti ngura dusange ariko iri cupa ntabwo naryiguriye nari kuguriye uwe uraryishyura ariko pe sinaguhaye amafaranga uze no kuri cyura naricyure ndari gupfunyikira manu uko numva uri kuntungura ariko se ndagutungura iki rega buriya uri ikintu cya mbere cyica no kutagira ibitekerezo iyo uri kwifite igitekerezo ubyibushye sikuru usigaye ungana uziko ufite itama rimeze ngo wagira ngo ugaburire impumyi muri uru rugo papa savasi kuko nawe yarabyibushye ariko dusigaye turya neza warabyibushye mana yawe kawuntaye mumaye amafaranga ahubwo ngufitiye ibanga 25 yes sema dede bika ariko ikomeza kubara amafaranga imbere ngo dutuma ngo hananye arakize mpereza ufitiye ibanga ireza kanze cyane manu warahagiye ku muziki
uragiye kuza iki Witeguye. umva madede nuramuka ufoye ikintu giye kuza Biraba ibyuya ntibibe amaraso wa Mungu. uretse se fora hagiye kuza iki Kwa pasava se ko bakunda kotsa ifi. none se kuki uri gutekereza ko ibyo ari byo kwa pasava gusa tekereza ibintu byose kuki utekereje ibyo byose Okay, hagiye kuza iki? tekereza Tekereza n'iki kintu kindi kijyanye n'ibi bintu uteguye ku meza abaye atari ibiryo n'ikindi kintu cyaki. Ni ikira ni inkoko. Ni inkoko Manu. hagiye kuza iki Ntago ari inkoko? hagiye kuza Ifi. madede aho rero uri muramvuna mu mutwe hagiye kuza iki Amugiga ayi mukankubite. Akoma rusigaye umenyera. Ahe. Kamanu ndakuvuna. Kamanu ndakuyamya wantu. Wakara. nanjye ndakwiyamye cyane Ndabona kana byibye kagira ngo ezi kanshobora. we Akomana wabeze ko njya kurusha imbaraga njya nkudunda. Ntangiye kumenyera wa muswa. bikunaniye gutomboza se zareke byakunaniye gutomboza Ongera yashyireho nkikubwira. Nizira yashyireho Manu yashyireho nkikubwira. madede kivuga Yashyireho ukurira yarameze ngiye nkikubwira. madede Yashyireho yose. kigiye kigiye kuza Yashyireho yose nyine. kivuga Ikintu kigiye kuza. Hagiye kuza inkoko. mereza Aya. mereza ariko na mereza Nibibaho. Gwiki Manu warakize nabibonye rega. Nayo ngaho urayamba. Usigaye ugura icupa ryawe ni wowe ukamana amafaranga. Siko wakize Manu. Gwiki. Niko madede Manu. Kuri uguru kw'inka ni ihene. bayita jigo de chevre petit urihumurizaho gusa ahubwo nyine bita jigo de chevre rero warangiza ukajya ufata jigo de chevre ugafata n'akawayini sibyo hanyuma ukandeba n'amaso y'urukundo nibyo gusa nashaka Akureba n'amaso y'iki? y'urukundo ufite urwango ndashaka y'urwango ndeba ukuntu yaboneze Aho ugira amafaranga nawe usigaye over confidence. niyo nashaka ahitse ko utabita petit ngwino mwereka ko karaba n'ubusa Manu mumfatira amafaranga. ariko se mfite ikibazo cy'amafaranga jewe Yakore. umva umara ukaraba mugozi umbwire Manu. Kigaragara cyo warakize. Warakize. ariko se kadederi wowe urubyo bishaka hiki Kabisa. Ndabona naho aho bikera kakabari uri kukagura. oya ntabwo ibyo birimo Aka kabari urakagura kabisa. ariko madederi mubwize ukuri sibyo Umwaka umwe maze mvuye kwa Pasava. uretse Twajya ngo agurisha isambu iwacu. uretse mbanze sibyo banze Sitambeshye inyama ukuguru kw'inka no kw'ihene niki. Nkora kingana nka. Mwana yagasana. Kiragwa. tera hiryinyo umuntu nago amenye randukira hiye Mbega inyama. ongera oya shona shabi shona kubisa kumuhumuro winjiremo no mu bwongo ugeremo shona Shayi ni ihene pe. Bete nkwereke. wariko washonye madede Baba we mbuzaho mera. Baba we mbuzaho mera we ndanyera hewe. Iki kirakomeye kamera hano koroshye. yego yes voilà umvise bitajwe de chef nakuye ngo hari icyo bita gutegura No ongera. mwongere akira mwongeresha irire kibondo Manu inyamira hiye noneho. Nkino irere. akose ariko tugireka ngufatire oya wifataho tega ngufatire Ndi gushaka guhera hanga. okay aho ngaho Nubinsige hano Manu. aha Manu winyinishiza ku nyama njye. Ntabwo yagira n'inyama. Harya nukira n'inyama. Yenya hina n'inyama kabisa. harya Manu mbabarira mwana ngiye mikino ntabwo nyikunda.
Jigo de chevre. Nihiye. Niryoshye. Shamano hatunge rotsa. Ariko madede ubona ukuntu abantu dukora. Niwe neza kusaba. Apeti. Pasava muraho neza. biteze Ntabwo duherukana reka kamusuhu. Muraho. simwanduze Meze muteze. by'ubutaka nanduze ndaho nanjye meze neza hari ahantu nari ngiye kureba akabanza hepfo aha ariko numvisha harimo amadidane ndakata ndagaruka byarakomeye Nani nabatemberereye. muryoherwe Mwakoze. irahiye neza imeze neza Sava ndeka mubwire. Eh, Hatunge abuze hano hantu. Azikotsa pe. ariko icyo mukundira hatungi buriya yigisha n'abandi nkoma nudaramwigisha nanjye aranyigisha nuko ngiye byaranze buriya ngiye ikintu umenya guteka kigashya kikamera neza Ni amazi. n'amazi Ni amazi nayo waranabishirira. manu bite se ahanaye wakize Nakize. Urwaye. wasanze ari ibiki Nagize nafite agaserere kuri mwatsi. Karame? wasanze ari ibiki Ko bitari byoroshye ndeba nawe ko naraguhana ngahera umwukara. Wumva sinzi nimba ari isere hajemo isereri hazamo n'umuriro nyine w'igice gito. ibi ni ibyanyu Ibyanjye pasava. hanyuma se hatu Hatunge. nako manu Karame? uyu ahanaye uwo ahanaye Ngewe. Mwana yanjye sapaza bangasi mu rugo nabaye nabayenza. ariko nawe usigaye warateye imbere akagura iki ukigondera iki kiwayini ukigondera jigoto chevre Ngewe nigondera. Ewe ko mana yanjye. ninde ugonze So waba wicanye n'umusore ukigurira. utambwira ko ari manudu uguze iyo jigoto Ntiwamuhembye se chevre pasava. iki Ego ku Manudi yahamagaga iki nicyo bita kubana neza. Manudi yagize atya aravuga ati rwose Madederi twabanye neza twakoranye neza none nahembwa agashara kaje ngwino nkugurire. Nza niruka nanjye rero ijambo ryitwa kugurirwa nditsamira hejuru. Iyi nyama ntiwayitesha pe. ku buryo namuhemba ko muhemba 80 agahita aguramo iyi wayini akaguramo na jigoto chevre agasigara n'ikize Yambwiye ko wamuhembye amezi ane wari umurimo amezi ane. sagira neza uyu dayimoni siteye iturukanye njye muhemba amezi ane ariko sha uzi ko musetsa ngo amezi ane Amezi ane. nyamugeramo neza ariko nanamuhagaye imbere Oya ngo yarakubwira mu bikira saving kugira ngo nyine indumbikisha iyo nyarumwa ariko ngo mubikire aya maramo na 15 zitaragera ngo mubikire hanyuma se manu ni wowe usengereye koko ni wowe usengereye urumva nyine uheruka guhembwa ryari urumva nyine boss urumva nyine abantu nyine ngo baba basuzugura nyine ngo ntago nakwicara n'umukobwa mwiza nyine ngo cyese ngo musohokane cyese ngo tube twakwicara tugasangira tukenjoyinga tukishima nyine niyo mpamvu namagaye Madederi. uti ariko manu ugira ubwoba ugira ubwenge burya wagonga kuboroga nta kintu urwaye ariko iyi si niyo irembye gukura iyi mbese iriho agahanga kabira ndumiwe kugwiki. Benita ntabwo yaje hano yokesheje jigoto chevre yanakwishyuka ukamusubiza amafaranga ukamubwira ngo ntazihari ntabwo wabimubwiye ntiduhuye amanuka sipoza niba yayishyuye hari ikibazo niba amafaranga ari we wishyuye ariko umukiriya yakoresheje arazamuka agera ahangaha manuda amubwira ko ntazihari nta n'imwe isigaye iyi ngiyi uyikuye okay ibyo tubyihorere mereza amafaranga yanjye 100 naguhaye
mereza amafaranga yanjye 100 ngusige umbwira uti ngiye guhamagara tagisi voiture njyane kwa muganga ndwaye appendicite zana hano Manu mwana we Manu nukuri kwimana sinayarwariye se iryo cyazo ndarijyanjura iryo cyazo wikoreye ndarijyanjura gusa Manu tuvugisha ukuri Manu tuvugisha ukuri niba na amafaranga yampaye yambwiye ko nguramo wine ngeze mu rugo iyi ngiyi yayinguriye ngo nyimwe irisigaranye ijyane ampa n'amafaranga ya transport ampereza nayo kugura wine ngeze mu rugo Manu ufite andi mafaranga ku ruhande ntayo ufite kusetsa Manu nayo ako Manu naho ugeze kweri urumva uri tayari umutima wawe utera neza tekereza niba abantu bagiye basigaye bakoresha komande bakakoherereza amafaranga bakaza uti komande ntayihari ugiye kuyiryamo kuyinezezamo mu ya boss icyo ni icyambere Manu ukaba utangiye kujya wiborogesha ukisuka w'amazi ukaza hano ngo urarwaye urarembye ntubwirane tukujyane kwa muganga ngo batagutera urushinge ku kabuno ubu umunsi wanarwaye byo kuremba byo gupfa nyagupfa nabi nyagupfana gahinda nyagupfa igihe cyo kurongora kigeze umugeni ari mu nzu nyagupfa niko antumbiwe ubundi ubwangu bwo nzabwirwa n'iki kurwaye umugeni ari mu nzu ko uranavuga reka Manu umenye ko akantu uri kuvugisha ni kamwe n'irisonga ry'ururimi riraho shaka kuntera umujinya nk'agakataho urumva mbesirewe n'ikindi gihe ndavuze ngo tujya gushaka amafaranga 100 byanjye hanyuma uhamagara uriya mukiriya Benito umubwira uti nakosheje ninjye wariye yaje gondo chevre uranyumva neza ko kameze hajya ngo ni inturo yatorotse ishyamba cyangwa ni igihunyira kigiye gukungurira abantu benda gupfusha umubyeyi mukuru mvano ko gatwe kameze nk'ibuye seba bategesha urusyo nawe n'ubu koko ase mwebwe ntabwo mureba ngo murebe ingegera ubutaniye na rubebe karahena ubugongo wagira ngo ni ikintu uzane igikaranka cyanyuzemo umuyaga ako nzagire ne koko ko cy'umuntu yihanganira abantu bakagira ngo ni umunyantege ntago ku cy'umuntu yihanganira abantu bakagira ngo ni igicucu ni ikigoryi ni ikimara ni ikigoryi ame ni igihwitagira bakumva yuko kubagira neza ari intege kubera iki